Radiyo Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda muratwumvira kuri Radio Flash kuri FM 89.2, mu Burundi muratwumvira kuri Radio Indundi Culture kuri FM 88.2 i Bujumbura no kuri FM 99.9 handi hose mu gihugu. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muratwumvira kuri FM 87.5 kuri Radio Communautaire de Ruchuru. Muri territoire ya Masisi muratwumvira kuri FM 96.6 kuri Radio Communautaire Mani. Ikicanga muratwumvira kuri FM 96.2 kuri Radio Communautaire pour la paix de Bashadi. Muri Uganda muratwumvira kuri FM 88.9 kuri Voice of Muhabura Ikisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umwana w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Victoire Ingabire Umuhoza, aravuga ko kuva umubyeyi we yafungwa nta muntu mu muryango we wemerewe kumuvugisha. Turabyifuza, twaranabisabye ariko kugeza n'ubu ngubu barabyanze. Raissa Ujeneza niwe imfura ya Mme Victoire Ingabire Umuhoza, muramwumva mu kiganiro kihari hano kuri Radiyo Agasaro Kaburaga. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Raissa Ndera mu Rwanda bwisobanuye ku makosa yagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Tegura kamete plan y'imiti tureba consommation twagize mu mwaka wanje iyo dukoresha ubuye tukareba amakantite wakora tugategura plan ariko cyatubayeho muri uyu mwaka imiti yarazamutse cyane. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Raissa Ndera Frère Charles Nkubiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirukanye abantu 5 yita abanyabyaha binjiye ku butaka mu buryo butemewe bajyanwa mu gihugu cya Eswatini muri Afrika y'Epfo. Ikaze mu makuru y'Agasaro Kaburaga. Rero ku makuru avuga hirya no hino ku isi nuko na mugenzi wacu Temistokle mu Tijima. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirukanye abantu 5 yita abanyabyaha binjiye ku butaka mu buryo butemewe bajyanwa mu gihugu cya Eswatini muri Afrika y'Amajyepfo. Aba bantu 5 bakomoka muri Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba ndetse na Yemen. Bakaba barahamijwe ibyaha birimo ihohoterwa rikabije ry'abana ndetse no kwica, nk'uko Tricia McLaughlin wungirije minisitiri w'umutekano muri Amerika yabitangaje ku mbuga nkoranyambaga. Naho mu gihugu cya Gabon, iki gihugu cyongeye kwakirwa nk'umunyamuryango wuzuye wa Commonwealth nyuma y'amatora ya perezida. Umuryango wa Commonwealth wabitangaje kuri uyu wa kabiri nyuma y'inama y'abaminisitiri. Gabo yari yahagaritswe mu muryango wa Commonwealth mu kwezi kwa 9 kwa 2023 nyuma y'uko perezida Ali Bongo Ondimba akuwe ku butegetsi ahiritswe na kudeta. Isiraheli yo yatangije ibikorwa by'ubukangurambaga mu gihugu hose isaba abaturage kutemera kuba intasi za Irani. Yaburiye ko abazahirahira bakabikora bazabihanirwa bikomeye. Isiraheli yafashe icyo cyemezo imaze kumenya ko Irani yashyize imbaraga mu gushaka abanya-Isiraheli yaha akazi k'ubutasi. Umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei yatangarije kuri televiziyo y'igihugu ko Irani yiteguye guhangana n'igitero cya gisirikare cyashobora kongera kuba, ashimangira ko igihugu cye gifite ubushobozi bwo guhashya abanzi bayo kurusha uko yagenje mu ntambara y'iminsi 12 yarwanye na Isiraheli. Naho Ubutaliyani bwo buritegura kurekura abantu kugera ku 10,000 bari bafunze kugira ngo bagabanye ubucucike muri za gereza. Minisiteri y'ubutabera mu Butaliyani yatangaje ko hafi 15% by'abafungiye muri gereza bangana n'ibihumbi 10 n'abantu 105 bazahabwa insimburagifungo nko gufungishwa ijisho mu rugo cyangwa se gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro. Urakoze Temistokle mu Tijima. Amakuru mushobora kuyakurikira ku muyoboro wa WhatsApp na YouTube @Agasaro Kaburaga no ku rubuga rwa internet wa #Agasaro_network.com. Agasaro Kaburaga.
mu Rwanda umwana w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire Umuhoza aravuga ko kuva umubyeyi we yafungwa nta muntu wo mu muryango wemerewe kumuvugisha. Raissa Ujeneza niwe mfura ya Mme Victoire Ingabire yabwiye Radiyo Agasaro Kaburaga ko umubyeyi we yafunzwe biteguye ko aza kubasura. Raissa Ujeneza nguhaye ikaze. murakoze. kuva ku itariki ya 19 ntabwo ubona mama wawe, ariko umaze n'imyaka myinshi utamubona, ariko kuva ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo yafashwe arafungwa. Ifatwa n'ifungwa ry'umubyeyi wawe waryakiriye ute? Byaratubabaje kuva yafungurwa mu igereza. Twumvaga igihe nikigera muri uyu mwaka ari kubasha kongera kuba mu Rwanda akadusanga akadusura. Nubwo twari dufite iyo teka ko dushobora kubigeraho, ariko twari dufite n'ubwoba ko igihe nikigera bashobora kongera gushakisha impamvu yo kumugumisha mu Rwanda. Ubu ngubu twabonye ko bahisemo kongera kumuburana no kuba bashaka kumufunga nanone. Bakaba bitubabajije kubera ko ntabwo twifuza ko yakongera kunyura muri ibyo bintu byose. Hashize imyaka 15 umubyeyi wawe agiye mu Rwanda, ntiyagarutse. Wakuze utamubona, wakuze wumva ari muri gereza anayivuyemo. Wigeze kujya mu Rwanda kumusura, ariko kuba warakuze mama wawe ari muri gereza, ibyo wowe nk'umwana wabibaye gute? Ni ibintu twagombye kwakira mu rugo kubera ko n'inzira mama yahisemo kurwanira u Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo igihugu gitere imbere, kugira ngo ibintu bihinduke, abantu bose babashe kwisanzura, babashe gusura mu Rwanda, kubaho badafite ubwoba. Nuko yahisemo iyo nzira, atubwiye ko bashobora kuzamufunga, ko ashobora kuzabura, ko bashobora no kumwica, ariko yabashije kutwumvisha ko ari ibintu biri ngombwa, ko tutagomba gutinya, ko hari n'abandi benshi banyura mu bintu bitoroshye, ariko ko rimwe na rimwe mu buzima umuntu agomba kubabara kugira ngo agere ku bintu byiza. Iyo ubonye mama wawe ari mu rukiko, waramubonye ubwo yitabaga mu cyumweru gishize, n'ejo waramubonye, ukamubona ari mu rukiko aburana, aguha iyihe sura? Niyo mbona ababaye kubera ko kuba yarabinyuzemo mbere. Yari afunzwe imyaka 8, imyaka 5 ari wenyine muri solitaire, kandi hari atabasha gusohoka, atabasha kuvugana na famiye. Kuba agomba kwitegura ko yabinyuramo nanone, njyewe mbona bimubabaza, ariko uko muzi nzi ko yiteguye ko ibyo ari byo byose byamubaho, kubera ko ibyo ashaka kugeraho biruta ububabare yanyuramo ubwo ari bwo bwose. Igihe wamusuraga mu Rwanda, mugatembera u Rwanda, akakwereka u Rwanda, akabona abuzukuru wari wamushyiriye, uko ambonye icyo gihe nuko umubona ubu ngubu ari muri gereza, iyo ugerageje kumva ibyo bihe byombi ubifata ute? Ni ukubona mama bamubujije kwisanzura. Yahisemo gusubira mu gihugu cye, yahise gusubira mu Rwanda, ariko mu Rwanda ntabwo bifuza ko yabaho ko abyifuza, kandi ko yifuza kubaho muri we ni umupolitisiye. Ntabwo yavuye mu Buholandi, yari afite akazi muri ekonomi, ariko yahisemo kuba umupolitisiye, asubira mu Rwanda kubera ko yashakaga guhindura ibintu mu Rwanda. Rero kuba bamubuza kubikora, mbona ko ari ikibazo
kitamubuza kubaho nk'umuntu. Nk'icyo gihe nagiye kumusura nabonaga mama agifite imbaraga, yishimye, ashaka ko dutembera, ashaka kunyereka n'ibyiza byose u Rwanda rufite. Akunda igihugu cy'u Rwanda, akunda abanyarwanda, yashakaga kunyereka ibyiza byose bihari. Ariko nkaba nzi ko ku ruhande rundi hari n'ubuzima bugoye. Byombi ni ukubyakira uko bimeze. uyu mwaka iyo adafatwa ngo yongere gufungwa nk'uko wabivugaga, umubyeyi wawe Victoire Ingabire Umuhoza yashoboraga kuza kubasura. Yari kuba arangije igihano cye yahawe nyuma y'ibirego yaburanye akabifungirwa. Iyo mwaganiraga ababwira yuko igihano cyenda kurangira, mwari mumwiteguye? Yigeze ababwira ko azaza kubasura agasubira mu Rwanda, cyangwa se yari kuza kubasura mukagumana? Ni iki mwaganiriye? Yababwiye uko yabonaga igihe kizaza agarutse mu Buholandi? Mama kuva yava mu Buholandi yahoze avuga ko yifuza kuzajya agaruka akadusura. Yahisemo gusubira mu Rwanda azi ko azahaba. Ntabwo yifuza kongera kuba mu Buholandi, ariko yari yifuzaga kuzajya aza kudusura, cyane cyane muri iyi myaka. Umubyeyi wacu yararwaye. Mama ntabwo yabashije kuba hari ku ruhande rwe mu gihe yarwaye. Ntabwo papa noneho ntabwo ubwe ashobora no gusubira mu Rwanda ngo asure mama, ariko twari twizeye ko niba icyo gihano nikirangira ko azajya aza kudusura tukamubona, akabona aho abana biga, abuzukuru be aho biga, akabona ubuzima twubatse mu myaka hari. Ibyo bintu byose twizeye ko dushobora kongera kubibona, kubinyuramo. Twari dufite n'ubwoba ko mbere ko icyo gihano cyari kurangira ko bazamubuza, ko bazashaka ikindi kintu bamwakiza bakamugumisha mu Rwanda. Ubwo uvuze u Rwanda turusubiremo, igihe warusuraga muri kumwe, wabivuze yarabatembereje abereka ibyiza bitatse u Rwanda, ararubakundisha, kandi bavuze yuko nawe arukunda. Ni iki gituma ubona ko uko byagenda kose imvugo ye itakirwa uko ikwiye kwakirwa, adahabwa icyo akwiye guhabwa, adakorerwa icyo wumva akwiye gukorerwa nk'umunyarwanda? Ni iki gituma ibyo yifuza bidakorwa? Ni iki gituma bidahabwa agaciro? Nkeka ko hari ibintu abantu bategeka igihugu bifuza bihuje n'ibyo mama ashaka, mama wanjye yifuza nawe. Akaba ari kwifuza ko u Rwanda rumenyekana nk'igihugu gikomeye, ko u Rwanda rushobora kwirwanaho, ko u Rwanda rushobora kugaragara nk'igihugu cyiza nk'uko abanyarwanda bose bakunda igihugu uko babyifuza. Ibyo ni igitekerezo by'aba bategetsi b'u Rwanda, by'aba mama bifuza ko babigeraho, kandi ko bakomeza kubiteza imbere. Ariko hari n'ibindi bintu mama yaba yifuza bidahuje n'ibyo abategetsi bifuza kugeraho. Izo intere nizo zituma habura ubwisanzuye buhagije bwatuma abantu bakorana kugira ngo igihugu koko gitere imbere neza nk'uko abantu babyifuza. Umuntu w'umupolitisiye nka mama udahuje ibitekerezo nk'ubutegetsi, ntabwo bagombye kumubuza kuvuga, ntabwo bagombye kumufunga kubera ko afite ibitekerezo bitandukanye nabo. Ahubwo bamwumva bakareba aho bahuza imbaraga n'ibitekerezo kurusha uko bavuga ngo hoya tumusuzugure tumushyire ku ruhande. Nk'uko abategetsi bafite ibitekerezo n'ibyifuzo
atari abantu bose babishigikiye, ariko kubera ko aribo bategeka, nabo ntabwo twabashira ku ruhande ngo tuvuge ngo ntabwo kubasuzugura, turabihoreye. Nk'uko mama yahoze abivuga, igihugu ni cyacu twese, tudahuje ibitekerezo nta kintu twageraho na kimwe. Mama rero azakomeza gushakisha uburyo bwo guteza imbere igihugu, akorana n'abantu bose biyita abanyarwanda, abantu bose bakunda u Rwanda. Mbese kuva yafungwa mu kwezi kwa gatandatu gushize ku itariki ya 19 kugeza ubu wari washobora kumuvugisha? Ntabwo nabasha kumuvugisha ku gihe bongeye kumufunga. Hari undi wo mu muryango washoboye kumuvugisha? Nta n'umwe muri twebwe warabasha kumuvugisha. Mwigeze mubisaba, mwigeze mubyifuza? Turabyifuza, twaranabisabye, ariko kugeza n'ubu ngubu barabyanze. Hari impamvu babahaye yatumye batamwemerera kubavugisha? Nta mpamvu igaragara baduhaye y'impamvu banze kutumuvugisha. None se mwacitse intege cyangwa se muzakomeza mu bisabe? Tuzakomeza tubisabe, kuko ntawamenya ibintu bizahinduka, niba mufunga cyangwa agize Imana bakanamufungura bakamurekura, nabwo uko ariko kose gusaba kumusabira ko yakomeza kuvugana n'umuryango we cyangwa ko bamurekura, ntabwo tuzahagarika kubisaba. Dufite iteka ko bishobora kuba. Mbese hari abantu bo mu muryango bari mu Rwanda bashobora kumusura? Abantu bo mu muryango barahari, n'igihe yari afunzwe mbere bagiye bamusura. Hari n'abandi bagiye babana na mama, bamukunda, na mama arabizeye, nabo baramusura igihe babyemeye. Ubu ngubu ntabwo babyemera, ubu ngubu ni umwavoka we wenyine bemera ko amugeraho, ariko tuzakomeza tubisabe, nibemera tumuvugishe cyangwa tureke abandi bamusure. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro, Raissa Ujeneza aravuga uko abona uruhare rwe mu kubaka u Rwanda nk'umwe mu bagize urubyiruko ruzaragizwa u Rwanda rw'ejo, ndetse n'icyizere afite ko umubyeyi we azashyira akabasanga. This is Agasaro Kaburaga. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Raissa Ndera bwatangaje ko imibare y'abarwayi babigana yongereyeho 26% mu mwaka wa 2024, bigatuma bakenera imiti myinshi n'abakozi benshi ugereranije n'ibyo baba bateganije. Abayobozi b'ibi bitaro babigarutseho ubwo bisobanuraga imbere ya komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC ku makosa yagaragaye muri raporo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mwaka warangiye mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024. Iyi raporo igaragaramo ibibazo birimo kuba hari ibintu bitandukanye byaguzwe ku mafaranga menshi, hamwe igiciro kikikuba kabiri. Umuyobozi w'ibitaro bya Raissa Ndera Frere Charles Nkubiri yabwiye PAC ko bategura isoko ry'ibanze nko ku miti, ariko batazi izakenerwa kuko abarwayi bashobora kwiyongera cyangwa se bakagabanuka. Mu by'ukuri iyo dutegura procurement plan mu by'imiti, tureba consommation twagize mu mwaka ubanje niyo dukoresha, ubwo tukareba amakantite, tugakora tugategura plan. Ariko icyatubayeho muri uyu mwaka ni realite, imiti yarazamutse cyane, none ubu tujyana n'abarwayi benshi, tugura mu by'ukuri na raporo y'ibitaro bitwereka ko n'umubare w'abarwayi wariyongereye. Icyo gihe rero rwose puraninga
iby'imiti byo byaratugoye nibyo abawuditeri babonye ariko badusobanuye tugomba kujya gukora reviziyo ku buryo buregereye ku buryo twako bitazasubira. Iyo wakoze procurement plan nyine ni procurement plan ikorerwa muri system kandi system irabikora. Iyo revision ya procurement plan bari kuvuga ikorerwa muri procurement muri system ntandi ikorerwa kuba babihuza na FMS bakashaka gufata procurement plan bakabihuza n'amafaranga yishyuwe cyangwa yakoze ibiki ntaho bihuriye kuko procurement plan cyambere ikorerwa muri system kandi irabikunda. Revision ya procurement plan ikorerwa muri system kandi birakunda ibintu bigahuza. Aho bwanga ikibazo gihari gikomeye nuko nk'ukuntu babisobanuye kubyerekeranye n'amasezerano asasiye bestima quantité runaka mu gihe cyo kuyashyirwa mu bikorwa bagakoresha nyinshi zirenze cyane. Ibi ntabwo itegeko ribyemera. No kuvuga mu itegeko risobanura ko nayo masezerano asasiye itegeko riyavuga uko mu gihe cyo gutegura ibitabo by'ipiganwa byensiri utegura ibitabo by'ipiganwa uhereye muri procurement plan estimating quantité kuko izo quantité watanze zituma rwiyemezamirimo babasha gupiganwa bazi neza ibyo mushobora kuzagura nubwo price iba ari penitentiary muri contract. Uko byagenda kose uko planning yakorwa uko twatanga amasoko yose membu si ari amasezerano asasiye haba ahantu twakwizo quantité dushobora kuzikura consommation y'imyaka 3 ishize consommation y'amakuru twaba dufite ku isoko cyangwa se mu buryo runaka by'ibizaba ariko ziriya quantité z'amasezerano asasiye si quantité abantu bapfa kwandika uko bishakiye. Niyo mpamvu rero izi variance z'ijana na 33 kwijana 150 nta bundi buryo wabusoberanamo ubishingiye ku mategeko nta makosa aba yarakozwe. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo. Angaha wenda ko habaye kutenterprete itegeko uko bikwiye ubundi imiterere y'ikigo cyacu ibigo biri libre subsidié mbere ubundi twari tuzi ko budget action plan biba approved by the board ibyo birakorwa ariko igihe kirekire twari tuzi ko kubijyanye na procurement plan niyo urebye muri procurement ubona uyitegura ukabona uyiverifika n'uyaprove igihe twari tuzi ko ari CBM uyaprove igihe kirekire rero ndiraga ko bari igihe wayaprovaga nubwo board yabaga yakoze inama kuri budget no kuri action plan procurement plan no twese ku ruhande akaba ari ya approve ariko rero twagiriwe inama tubona ko tugomba kugendera muri uwo murongo uko twajyana kugeza ubu iyo umwaka board ya approved by the board twagejeje kubikosora akoze. Frère Charles Nkubiri yavuze kandi ko abarwayi biyongereye bigatuma ibyo bakenera byaba ibikoresho n'imiti byose bigurwa ari byinshi ugereranije n'ibyo bari bateganyije. Frère Nkubiri yavuze ko mu mwaka wa 2023 bakiriye abarwayi 94,000 mu mwaka wakurikiyeho 2024 abarwayi bakarenga 101,000. Shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona. Hashize imyaka 31 Nshimiyimana Telesphore atandukanye na mukuru we Mfashimana Reverien batandukaniye mu Bugesera bahunga bavuye Karenge Kibungo. Nshimiyimana Telesphore atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Karenge akagari ka Kabasore umudugudu wa Ruvomo. Nje gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye mu ntambara y'94 itwaga Mfashimana Reverien tuza kuburanira ahantu bita mu Bugesera tuza gutandukana bibonye nanjye n'umwana muto ari kumwe n'abashiki banjye we aza gukomeza ariko bakajya batubwira ko yaba yaragiye mu gihugu cy'Ubusuwisi ariko bakavuga yuko ashobora kuba yaraciye muri Kongo ahunga agenda ajya mu Busuwisi. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo muri 2008 cyangwa 2009 yigeze guhamagara kuri Beneri ariko uvuga ndashaka karumuna kanje bita Nshimiyimana Telesphore niba gahari azaza yitabe telefone kuri Beneri
nza kubwirwa n'umugore bari inshuti badere ko bakoranaga bita Patricia atuye hano bite Murehe n'undi atuye Murehe ubwo atinda kuza kubimbwira ubwo aho bimenye ndagenda mubwira musaba gufasha nawe nabunyuma barashaje birapfapfana mu rukundo bigenza none ubwo ndihangana akaburetse umuvandimwe wanjye koko yamucatse kuri beneri nzamubona gute biranyobera bijya ko nkiri nakajijimo cyane nakabe naragiye wenda nkabaririza sinigeze njyayo biranyobera mbese ubwo amakuru nkayumva ngo mu gihugu cy'Ubusuwisi gusa simbihamye 100% neza yitwafashe Umwana Reveriyani soko yaramuyimbye akazina bita ngo basangira muki ndabubura nkabanyirageza ko mwamfasha kumushakisha. Ngira amateka y'inyayo uko mwatandukanye mwageze mu Bugesera 1994 mwageze mu Bugesera muturutse he? Kwa duturutse ahantu bita ikarenge iwacu ku ivuko ariho duturuka ubwo twe twarahunze we adusangayo we yarafite moto yaje yagendagaho aradusangayo igisasu kiba kiraturitse turatatanye gutyo we arakomeza arambuka twebwe tukumya mu buhungiro aho intambara irangiriye turagaruka umukuru wanjye rero agenda ahera atyo abura gutyo muri aho binakubwiraga mu mahonga muri uwo mwaka 2008 cyangwa 2009 nibwo yahambwaye kuri beneri atashaka murumuna wanjye umugore nawe yanga kumbwira nawe ufasha arabunyuma. Nari nkuvanye Karenge tugera mu Bugesera Ikarenge ntumwari mutuye aho ngaho ni Karenge ya Gisaka no twari dutuye ni Karenge ni hafi ya Gisaka ariko nabari mu Gisaka neza tukabanywa n'ikiyaga cya Bugesera ni hafi y'izaza Ikarenge naho ngaho aho niho mwavuye mu rahunga mugera mu Bugesera. Yego uyu Mfashimana Reveriyani ni mukuru wawe? Mukuru wanjye birafite imyaka ingahe muri 1994? Nago nayimenya ariko niyo mfura y'iwacu. Wowe wari ufite ingahe? Nayo mfite imyaka 7. Hanyuma ababyeyi mwahunze muri kumwe? Ababyeyi banjye papa arafite abagore 2 yatungiye no ku mugore rukuru nari kumwe n'abashiki banjye gusa. Hanyuma se Reveriyani yakoraga iki? Reveriyani yakoraga muri banki y'ahantu bita Murehe akwana n'uwo mukobwa bita Patricia banateretanaga bashaka kuzabana ntambara mbese za kubyangiza. Yakoraga iki muri banki? Yakoragamo akazi ko muri banki bisanzwe nk'abakozi ba banki. Hanyuma mugeze mu Bugesera we arambuka i Burundi? Yerekeza muri Kongo niko bajyaga bambwira nyuma maze gukura. Yarafite na moto yaje agendagaho niwe yakundaga no kuza kuduha umunyenga ariko dutembereza mbese no mu Bugesera dutandukana bwa nyuma mu Bugesera yarayiriho. Hanyuma kugira ngo se mutandukane abasige agende wenyine habaye iki? Nigira ibisasu byaraturitse bashiki banyu turi kumwe baramfata kuko barankurubana turatatana niko nawe yarafite moto nawe arirukanka agenda gutyo. Abo bashiki wawe baracyariho? Bashiki banjye bariho wapfuye mu bikira bitaga Mukarubayiza Nonsiyata. Ndamuzi komera. Hanyuma wabwiwe n'iki yuko mukuru wawe Mfashimana Reveriyani yageze muri Kongo? Papa kera yaga atavuye ku rugo rutoya yesomye agacupa akabwira umuhungu wanjye shango yagiye mu Busuwisi ngo aje no muri Kongo afite na moto ngo yibere mu Busuwisi mbese ndabyumva gutyo yasinze nta gihamya cyabyo mbifitiye. Ariko se mukuru wa telefona kuri beneri yavuganye nande? Ntago nzi umuntu wavuganye we yatumye uwo wari sheriwe Patricia aravuga ati karumuna wanjye nabahari akiriho muzabwaza yitabe telefone kuri beneri. Icyo gihe rero nari nkirera ntago nagasobanutse nyirakajije cyane ubwo ngira ngo Patricia amfashe birangira nawe atamfashije birangira byose bipfapfanye niwe agomba kumfasha akamuze n'uwo muntu nkahera nkita telefone ntiyamana adresse yo muri cyakora kare muri beneri nawe urabyumva akoramo uruhururane rw'abantu benshi cyane wamenye uwo ari we yarambwiye ngo atumwe ngo n'umuntu uzanzwe ngo kugenda kandi igihe cyo kwita telefone cyararenze amakuru yayamisha gutyo nanjye mbona biranyobeye sinzi ko navuze ngo nyamaze ikiganiro Agasaro arye kizamfasha. Ni hano dusoreje aya makuru kuri Radiyo Agasaro Kaburaga mbashimiye kwa mwaduteza amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi
umutsima w'imbwa Imana irari usonze. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.